Um, mwiriwe abo tudaherukanye muraho, abandi mumeze mute? Nizere ko buri umwe ahari ameze neza, nizere ko Imana ikomeje kubarinda. Um, buri gihe kubera ko nzi ko haba hari abantu benshi bameze nabi mu buryo butandukanye, abarwayi, abafite ibibazo bikomeye kandi ejo bigakemuka, no kuba wowe umaze buri munsi abantu barapfa ariko wowe ukiriho, ibyo bituma nshimira Imana jyewe. Niyo mpamvu mbabwira ngo nizere ko mumeze neza, nizere ko Imana ibarize neza kandi Imana ikomeze ibarinde. Ni Gatera Stanley rero nk'uko bisanzwe. Reka mbahe ikaze mu kiganiro tugiye kujyana uyu munsi ku tariki enye z'ukwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu. Buriya psychologically, abantu bize psychology, twebwe imitima yacu ntabwo iteye kimwe, ntabwo twakira ibintu kimwe, ntabwo dufata ibintu kimwe, ntabwo tubireba kimwe. Ariko iyo umuntu avuze, hari abantu bamwe na bamwe uvuze wumva uruhutse mu mutima wawe, ariko hari igihe wumva ufite ibibazo ukumva ngira ngo ni wowe isi iri ku mutwe wawe, ariko undi yakuganirira ukumva ka kantu wumvaga wikoreye ikintu kinini ku mutwe wawe ukumva kabaye akantu, bitewe n'uburemere bw'uri icyo akubwiye. Nakoze inkuru hano ejo umusibe ejo y'umugore wanjye ukuntu yanyimye abana n'ibiki nayo bivuzeho na kera, hari hashize igihe, ariko kubera ko bakomeza kunshotora n'iki byatumye nongera nkora ikindi kiganiro. Ariko hari undi muntu wanganiriye, noneho numva we ibyo birarenze, niyo nkuru nshaka kubahereza uyu munsi. Iyi nkuru ntigucike. Buriya abagabo nako nta nubwo ari abagabo gusa, buri umuntu wese, n'abagore n'abagabo, imitima ibika ibintu byinshi tutashobora kumenya, kandi biremereye cyane. Umugabo yumvise inkuru yanjye, nanjye twaraye tuvuganye, turavugana umwanya muremure, arambwira ati rero naba nawe ushobora kuvuga ukumva wenda mu mutima urawe hari ukuntu uruhutse, ariko hari abadafite aho bavugira, bagaceceka gusa, bikababyimbana badafite aho bavugira. Ati kuko iyo umuntu avuze burya hari ukuntu wumva uruhutse. Anyway, hari abo bitashimishije byo bakavuga ati kuki ubishyira kuri social media, abandi bikihe, ariko iyo uvuze uraruhuka. Ndashaka kubaha inkuru y'uyu mugabo rero. Iyi nkuru muyikurikirane kuva kuri A kugera kuri Z. Ni inkuru iryoshye kabisa. Yes, birababaje ku ruhande rwe, ariko muyumve. Yarababwegane rero, ni inkuru ntibacike. Umugabo twavuganye ambwira uburyo yakunze umukobwa, ntabwo bari baziranye. Ariko mubanze mukore subscribe. Iyo utarakora subscribe, ibiganiro ntibikagucika, kuko iyo ukoze subscribe, ibiganiro byose, buri kiganiro dukoze iyo kigiyeho uhita ubibona kuri telefone yawe. So umugabo yari mu Rwanda mu Giporoso agenda, abona umukobwa mwiza, yari umunyeshuri ariko ntabwo yari yambaye inifomu. Abona umukobwa mwiza, aramukunda, aramukurikira, amusaba nimero. Gusaba nimero bizakora ku bantu rero. Njya numva ngo yamaye pasi, ngo yamusabye akanimero, ibintu nk'ibyo. Noneho amaze kumusaba nimero, bigeze nimugoroba, umusore arahamagara, baravugana, bahana gahunda kazaza kumusura. Umusore yari atuye i Kanombe. Umukobwa bukeye, umukobwa yari mu Mutara, ariko yari yaje i Kigali buriya. Noneho umukobwa ajya kumusura,
ararayo barararana buracya. Umukobwa aramubwira ati rero no, yari ari kumwe n'umuhungu yamusabye nimero ari kumwe n'umuhungu. Oya ntabwo ari umuhungu, bwari ubwa kabiri. Mwebwe mukurikira ikiganiro. Noneho ajya yararayo buracya aramubwira ati rero ndi umunyeshuri niga Karangazi, ngiye gusubira ku ishuri. Umusore aramusezera aragenda, ariko umusore yari yamukunze pe byahatari, kuko yarambwira ati buri mukobwa we naryamanaga nawe nahitaga ntekereza wa wundi. Noneho umukobwa aragenda, telefone yakoreshaga iy'undi, telefone iza kubura, aramubura pe kumara igihe kinini yaramubuze, ariko ahora amutekereza. Noneho rimwe umugabo aza kujya gushyingura iyo nyo mu Mutara. Ikiri bube rero buriya ntabwo umenya aho giturutse. Yumva abantu barimo baraganira kuri uwo mukobwa we. Uwo mukobwa yari yaramubwiye amazina ko ari na Karangazi. Ati se iyo naho yegera umwe muri abo ngabo bamuganiragaho, aramubaza ati ariko umuntu witwa gutya na gutya namubona gute? Ati kanguhe nimero wamubonaho. Amuha nimero zo yamubonaho. Umusore ageze i Kigali arahamagara, yitabwa n'umusore. Aramubwira ati se ko bampaye nimero, ko nshaka umuntu witwa gutya na gutya? Ati reka muguhereze muvugane. Ati ntukupe buretse nimugushakire muvugane. Aramuhamagara aramumuhereza baravugana. Ati se ko wabuze? Ariko ubonye umwaka urarenga n'igice nyirango. Ati ko wabuze biki n'ibiki? Ati twaraburanye biki? Umukobwa ati nanjye narakubuze. Urumva? Noneho umukobwa aramubwira ati nendaga kuza n'i Kigali, ejo nendaga kuza i Kigali. Ati nta kibazo uzaze rwose, uze unsure. Noneho buracya umukobwa ajya i Kigali nyine, ariko agenda noneho ajyanye n'umuhungu. Yabonanye n'umugabo ari kumwe n'umusore, baranatahana kuri uwo mugabo nyine, bararayo. Ariko mu gitondo umuhungu we azinduka agenda, ariko umuhungu niwe wari girlfriend. Tega amatwi iyi nkuru. Umuhungu arigendera, kumbe umukobwa atwite inda y'uwo muhungu bazanye bakarara kuri uwo mugabo. Ariko inda nibwo yari agisama. Noneho uko yararanye n'umuhungu buracya arahasibira. N'umunsi wa kabiri n'umunsi wa gatatu. Ku munsi wa kane aramubwira ati ariko urabizi, ati ntabwo niyo matariki yanjye najyaga njya mu mihango, ntabwo nagiye mu mihango. Umuhungu arishima azi ngo yamuteye inda, yashakaga umwana, yashakaga umugore. Ati nta kibazo, ariko nta kibazo rwose. Noneho umukobwa aguma aho ngaho, ibyo kwiga birahagaze. Telefone ab'iwabo arababwira ati rero jyewe nahinduye ishuri, ubu ngubu nigira i Kigali. Bibaye aho. Umusore akajya ku kazi, akagaruka agasanga umugore arahari, nka buri kimwe cyose ashaka. Inda irakura igera mu mezi 8, hafi aburayo nk'injyango y'ibyumweru 2 ngo abyare. Umusore ngo yari ari ku kazi, ngo yumva umutima urambwiye ngo watashye, ariko kajya kureba umugore ko isaha n'isaha ashaka kubyara. Umusore aratashye, ageze mu rugo asanga umugore ntawe uhari, kubera ko bari bafite umukozi. Abaza umukozi ngo ariko se ngo ari hehe? Ngira ngo banza agiye kuri toilette. Yicara muri saro arategereje, abona umuntu nahagaze. Ariko se umuntu wamwebwe yagiye muri toilette katavayo. Arasohoka ajya kureba muri toilette, abona nta muntu urimo, ariko hakaba hari umuturanyi arimo kumwumva. Ndamubwira ati ariko umuntu ushaka mubonye ruguru iriya kuri butike ku muhanda.
ati umuntu utashoboraga kugenda ageze ate ku muhanda ruguru iriya, arazamuka ngo bumaze kugoroba, ni mu kagoroba, kumbe ruguru iyo ngiyo ahari ari kumwe na wa musore bazanye bajya guhura n'uyu mugabo bwa mbere. Arazamuka arababona ahantu bahagaze, umugore nawe aba yamubonye, abwira wa musore wamuteye inda ati dore brother wanjye araje kandi agira amahane, wowe genda. Noneho umukobwa yari afite ikinyamakuru arakimuhereza, umusore ahita agenda arihuta vuba, ariko umugabo aba yabibonye nawe nk'umuntu akoresha ubwenge cyane, nk'ukuntu yaca inyuma y'inzu n'undi agaca hariya bagahurira imbere y'inzu. Ubwo umukobwa we yahise ataha, ariko umugabo aravuga ati mbanze mbaze uriya muntu mubaze ninde yakoranaga iki n'umugore wanjye. Ahita amufata aramubwira ati hagarara aho ngaho. Ndahagarara. Yari umugabo w'ibigango ubona ubyibushye, wagira ngo ni umuntu ukomeye, wenda ushobora no gukeka ari umusirikare. Amuhagaritse ndahagarara, nawe ati rero wa mugabo we, wa musore we, mbwira uriya muntu mwari muri kumwe mupfana iki, umwita ute? Umusore nawe kubera ubwoba, kari agasore nyine wakoze, kubera ubwoba aravuga ati ariko ngiye kukubwira, ariko nizere ko nta kibazo kiri bumbeho. Ndatumbwira nta kibazo. Aravuga ati rero uriya mukobwa nirya wamuteye inda, yari yampamagaye ngo nze murebe, ariko akubonye arambwira ati dore musaza wanjye araje kandi agira amahane, atigendere. Umugabo yakubiswe n'inkuba, azi ko umugore inda atwite ari iye, kumbe ni iy'undi musore. Noneho amwaka ikinyamakuru yari asamwe, atigendere. Umugabo asubira mu rugo, atwara cya kinyamakuru kugira ngo yereke umugore ko bo bari bari kumwe, yamumenye banavuganye. Ariko ageze mu rugo asanga umugore arimo aririza byacitse, ararira arakora yirijije byacitse, kandi aratwite inda iragera aha ngaha. Umugabo amurebye abura icyo gukora, avuga ati umukora iki? Icyo yakoze yamukubise cya kinyamakuru mu maso. Ariko urumva kuba umugore ukunda koko, uzi ngo mugiye kubyara umwana ari uwanyu, umusore akakubwira ati nijya wamuteye inda, ako kanya ari wowe wabigenza ute? Munyandikire muri comments mumbwire, ari wowe wakora iki? Uyu musore we afite ibyo yakoze bigayitse, ariko nyuma byaje kwanga, ariko yari yakoze ibintu bigayitse. Abonye ko umugore arimo yiriza kandi ndigera aha ngaha, we yigiriye inama ngo yo kujya mu muhanda imodoka zikamugonga. Ajya mu muhanda imodoka zikaza pipi pipi, imodoka igacaho ikagenda, imodoka zanga kumwica. Umunsi wawe utaragera ntabwo wapfa ntiwagera, ariko ibeshye wambuka umuhanda rimwe nabi imodoka ikwereka, ariko umunsi wawe utaragera ziraza zigaca hirya zigaca hirya. Ibyo byanze aravuga ati kangene mwisha. Ubwo ni mu gicuku erega bwije, atangira kwerekeza y'ishyamba, gushakisha ubushyamba muri Kigali, uzi ko harimo ubuntu bw'ubushyamba. Aravuga ati kangene hari aho ndi busangemo wenda nk'iriba cyangwa se icyuzi, cyangwa aho iriba nyine amazi yinagemo apfa. Aragenda muri iryo joro ryose, muri iryo gicuku cyose, ashakisha ahantu yajya ngo akabona aho yinaga mu mazi agapfa, arahabura. Noneho ngo ari aho ngaho mu gicuku nka saa 9 z'ijoro, ngo yumva ikintu kiramubwiye, ngo yumva ijwi riramubwiye ngo ariko ubu ngubu niwe wa mbere utunze umugore ufite umwana utari uwawe, abandi se ko batiyahura. Yumva ikintu kiramubwiye ngo subira mu rugo. Asubira mu rugo muri iryo joro, aragenda asanga umugore nyine yaryamye, ahubwo umugabo wari utangira gusaba imbabazi, aravuga ati rwose mbabarire iki. Ariko ibyo gihe byanyeretse ko yamukundaga cyane. Urumva ni umugabo n'utangiye gusaba imbabazi, ariko namwe ufite
ndashaka abantu bajye bama sitore nk'izi ngizi kuko ziratwigisha. Noneho mbere asaba imbabazi birarangira, ubuzima burakomeje, aramufasha aramubwira ati "Jyewe nzagufasha ubyare neza nta kibazo, n'umwana tumurera kure sawa." Ariko umukobwa ntabwo yakundaga umuhungu. Noneho igihe kiragera cyo kubyara, atarabyara, nyina w'umukobwa yaje kubasura, yaje kumenya ko umukobwa atwite, aza kubasura. Noneho amara iminsi, ngo yari yaramaze iminsi 3 agiye gutaha, nyine umuhungu akurayo yari afite 30,000 by'amafaranga, aramubwira ati "Akira agatike mukecuru utahe." Noneho ngo yamusize nijoro nyine, ko mu gitondo umugabo we yazindukaga agenda. Noneho ngo umugore, nyina w'umugore, ubwo nyirabukwe, ngo agafata amafaranga gutya mu ntoki. Hasi umuntu w'umugabo atanga udufaranga nk'utu ngutu? Ngo ko nagiye kwa kanaka ka 100, ko nagiye kwa runaka ka 200. Umuntu w'umugabo atanga udufaranga nk'utu kandi umugabo ahari amwumva, n'umukobwa we ahari yicaye. Urumva? Ibaze nyoko bukwe kubwira gutyo. Iyi si mwumva aho igeze. Umukecuru aragenda, ariko urumva amagambo yavuze. Noneho umukobwa aza kubyara, umugabo aramufasha arabyara neza nta kibazo. Noneho nyina w'umugore aza kugaruka, umukobwa aburayo nk'icyumweru kimwe ngo abyare. Ngo akajya abwira umugabo ngo ariko ngo wamujyanye ngo yiba kwa Nyirinkwaya, ngo yiba ngo wamujyanye hehe, mu bitaro bihenze nyine. Noneho ewana bagafatanya ari bombi, umukobwa na nyina, bagatuka umugabo, bakamutuka, ngo uri mugabo nyabaki, ibyahe n'ibyahe, bakamutuka, umugabo akicara akabareba. Noneho umugore arabyara nta kibazo, birarangira. Noneho nyuma y'ukwezi kumwe, umugore yasamye inda y'umugabo. Noneho amaze gusama, kubera ko atashaka kubyarira uyu mugabo, ariko ubwo ngubwo atarabyara, umugabo iwabo ni Gahini ndabazi, ni abantu b'abaporoso cyane. Umugabo yahamagaye bene wabo, ni abapasiteri, abantu bakomeye, arabahamagara, arabakira mu rugo, arababwira ati "Rero uyu muntu mubona hano, nimugire ngo ni n'undi wundi, ni umugore wanjye, narakubaganye, ariko ndashaka ko mumbabarira, mu bisengere, mu byakire, mutubabarire rwose, ni umugore wanjye." Ariko ubwo mpita ntekereza nk'uyu mugore yahita agatekereza gute kumva hari ahantu mu rugo atishimiye, yumva atabyarira umugabo, aremerera umugabo agahamagara famiye ye akabya gute, kandi abizi ko bitazakunda. Murabyumva? Noneho barabyakira, baramusengera ati "Nta kibazo", batangire bategura ubukwe, babane mu buryo bwemewe n'amategeko. Nuko ubwo ngubwo nibwo nyina yazaga nyine, umugore bamujyana, arabyara, birarangira. Umugore umwana agejeje amezi 2, yari amaze gusama inda y'uwo mugabo. Noneho afata wa mwana w'uruhinja rw'amezi 2, amujyana kwa nyina Nyagatare. Ageze umugabo, kubera ko yari yagiye ku kazi, yatwaye umwana amugejejeyo, asubira i Kigali, apakira ibintu byo mu nzu byose, aragenda. Umugabo avuye ku kazi nijoro, yaje asanga inzira arangaye, nta kintu kirimo. Yaraye kuri sima nyine, buracya mu gitondo ntabwo yagiye ku kazi, atangira gushakisha umugore.
ashakisha umugore muri Kenya, arambwira ati umugore namusanze ahantu hitwa mu giho ahantu hitwa mu Ruturusu murahazi Kimironko. Ati niho namusanze yatangiye kwicuruza, yagiye mu ndaya. Ati nasanze indaya zirimo amashereka yabaye menshi, barimo bamukamira amashereka kw'ibasi bamukamira amashereka. Ati naramubonye atamarira sinzi aho yaturutse, urumva. Ati ndamureba mbura icyo gukora, arambwira ati genda utangire ubuzima bwawe, nanjye nagiye mu bwanjye. Umugore aba indaya gutyo. Ariko ubwo ngubwo bitaragera aho, burya inkuru mbarira ntabwo ivuga neza nk'uko nyirayo ivuga kuko hari ibyo ngeraho nkibagirwa nkabyibuka nyuma. Ubwo umugabo we yari yambwiye ko yagiye no gufata irembo ashaka ngo abe umugore we neza official. Uwo mugabo agira trauma, biramuyobera, atangira kugenda agahura n'abantu akavuga ibintu bidafatika, akazi karamunanira, baramwirukana ku kazi, atangira kujya agenda asabiriza amafaranga, yahura n'umuntu akamutakira wamaye igihumbi aho ngaho gutyo. Umugabo trauma zimukubita gutyo. Noneho rero ubwo urumva ko uwo muntu yahuye n'ikibazo. Umwana yagiye yambwiraga ati jyewe ngiye kujya gukuramo inda, aho ngaho ntabwo nari nahabwa. Umugabo akambwira ati wagatsindwa we, naragufashije umwana utari uwanjye, ndagufasha uramubyaye, none urimo urambwira ngo iyanjye ugiye kuyikuramo. Yambwiraga ati ntabwo ndi tayari kubyara undi mwana wa kabiri. Ati ndagiye kuyikuramo, undi turayikuramo urapfa, undi ati ndagusengera nuyikuramo upfa. Bijyaho inda koko irakura, inda iravuka. Ariko ubwo nari nsimbutse ngeze ko batandukanye. Ubwo ngubwo amaze kubyara uwo mwana, ntabwo inda yayikuyemo byaranze, ariko amaze kubyara uwo mwana w'uwo mugabo afite ukwezi yamujyanye kwa nyina, araza nibwo yatwaye ibintu atangira kujya mu by'uburaya gutyo. Umugabo ntabwo yongeye kumubona, trauma zimukubita gutyo. Umugore nawe indaya gutyo, akambwira ati n'ubu njya mwumva ngo abazanyamirambo yabaye indaya ruharwa. None nkibaza ubuse uwo mukobwa yashakaga iki mu by'ukuri? Yashakaga iki? Njye ntekereza ko umuntu niba utamukunda ntabwo wakwemera no kumubyarira. Njyewe simbizi, ngira feeling zanjye ko zimera, ntabwo n'umuntu numva umutima wanjye utishimiye sinzi ko byakunda ko ndyamana nawe, ntabwo nabishobora. Ariko ngo ku bagore birashoboka, ngo bikarangira nagukunze ndetse. So urumva umugabo ibibazo yahuye nabyo. Rero nari ndimo kuvuga ni buriya hari igihe uvuga hakaza abandi bakakubwira ibirenze ku byawe. Niyo nkuru nashaka ko tuganiraho uyu munsi. Reka mbashimire cyane, ariko mukomeze mukore subscribe, mujye muduha comments, mutubwiye ko nabonye n'ikiganiro nakoze ejo bundi abantu bakirebye cyane pe. Niba wowe utakirebye ujye ukirebe, ko nabonye abantu barimo na comments zabaye nyinshi cyane. N'iki ngiki mutubwire, erega ahangaha niho twigira. Mutubwire uwo mugabo yari mu makosa cyangwa yari mu makosa, si umukobwa yari mu makosa cyangwa yari mu makosa. Ariko ibyo byose njyewe umukobwa yari mu makosa. Yes, n'umuhungu amakosa yakoze yari agiye kujya kwiyahura. Kuki wiyahura hejuru y'umuntu? No, hari abantu kwihangana binanira, agahitamo. Bamwe bajya mu tubari bakabazizenga inzoga zikabatwara, abandi hari abajya mu nsengero, aho ngaho nta kibazo, hari abandi bafata ukundi. Mbese stress cyangwa trauma zifata mu buryo butandukanye. So ni ibyo ngibyo nashaka kugira ngo tuganire. Reka mbashimire, Imana ibahe umugisha, Imana ibarinde ikibi cyose, Imana
Imana ibaha amafaranga mugire ubuzima bwiza. Ntago wagira ubuzima bwiza udafite amafaranga. Urahangayika ukagira ute, ariko iyo ufite amafaranga uba ufite sekirite ko ubuzima nta kibazo. So ni ibyo ngibyo nagira ngo mbashimire uyu munsi, murakoze, mukomeze mugire umugoroba mwiza.